kwishyurwa 0785568331. Ciao ciao. hanyuma uyu munsi rero turi kuri topic cyangwa turi ku ijambo rivuga ngo Imana igira ite ibizengereze cyangwa Imana izengereza ibikuzengereza. Imana igira ite izengereze ibikuzengereza. Imana igira ite ibizengereza. Umuntu arazengerezwa akazengerezwa n'umuvandimwe akamuzengereza. Imana igira ite izengereza ibikuzengereza. Akazengerezwa n'inshuti, inshuti ikamuzengereza ikamusengera urugo. Imana igira ite izengereza ibikuzengereza. Umuntu akazengerezwa n'ubukene akagira ngo nuwabumuroze cyangwa nuwabumurasazeho, ubukene bukamwizingiraho agakora bikanga, agakubita bikanga, akagerageza bikanga. Imana igira ite ibizengereze mu izina rya Yesu. Umuntu akazengerezwa n'ubukode agakodesha imyaka irenga 10 atabona ubushobozi bwo kwigondera n'akazu nibura n'amabati 5, niyo yaba ari mu cyaro ugasanga yaheze mu bukode wagira ngo nuwabumuroze. Imana igira ite ibizengereze ibikuzengereza. Umuntu akazengerezwa n'umusore ugasanga abantu akundanye n'umusore umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, ugasanga ni ibyo ngibyo abamo bagera kubishiriza yo kuvuga ngo ese tuzabana ryari. Ngumva sheri ngo rero ntago ndagira igitekerezo, ibyo bintu ntago ndabitekereza, ngo nta gahunda ndagira. Akakuzengereza ukamutegereza imyaka nk'iyo ngiyo, byagera finale ukajya kumva ngo hari umukobwa yazanye wundi. Imana igira ite ibizengereze mu izina rya Yesu. Imana igira ite ibizengereze. Bene data, uyu munsi turi ku ijambo rivuga ngo ibizengereze. Ukazengerezwa n'umuryango washatse mukakuzengereza bakanakuroga, uri umukazana wabo bakakuroga ngo ntazanabyare kandi ugiye kubyarira umuhungu wabo, bakakuroga da, bakavuga ati ntazabyare, bakakuzengereza bakakubuza amahoro, ukabaho ubabaye ufite agahinda ufite umubabaro, bikazageraho umuhungu wabo akaguta ati ntubyara kandi ari umuryango wabo yakuzengereje. Imana igira ite ibazengereze nk'uko bakuzengereje. Umuntu akagenda agacuruza akabandikanya n'abandi bacuruza, agacuruza rwose ntibikunde, akagerageza akavuga neza, akashyiraho na promosiyo ati ndakura aya ngaya, agacuruza abandi bakajya bacuruza bayora amafaranga barunda mu bikapu babyigana, abakiriya babyigana. Wowe wajya ureba ukajya ubura n'uwinjira ukibaza ngo ariko inzu barayiroze. Imana igira ite ibizengereze. Imana igira ite ibizengereze mu izina rya Yesu. Abarozi bakakwiha bakakuroga bakakubuza epfo na ruguru, bati ntuzasame, bati ntuzagira icyo ugeraho, bati ntuzashake, bati niwubaka ntiruzakomera uzasenye, bati niwubaka ntuzigera ubyara, bati nunanakora ubukwe ati ndakurahiye ubukwe bwawe ntibuzigera butaha, bagatega bakakugira ute, bati ugomba no kuzapfa, bagatega uburyo bwo kugira ngo uzapfe, bakakuzengereza. Imana bagira ite ibazengereze mu izina rya Yesu nk'uko bakuzengereje. Bakakuzengereza. Abantu bakagira amagambo, bakajya ku musozi w'amagambo bagaterana bakaguteraniraho, bakakuvuga bakagusebya bakagutarama, aho unyuze hose ukajya ugira ngo hari uko wagira ngo hari ikintu wabaye, bakakureba, bakureba bagacira, bavuga baba bari kuvuga intero ni wowe, imyikirizo ni wowe, icyo bavuze cyose ni wowe, ku musozi wabaye igitaramo, wabaye iciro ry'umugani, nta imva nawe ubwawe usigaye ugira isoni zo gusohoka no kuva mu nzu, ndetse wabuze epfo na ruguru, ukibaza ngo ariko nzira iki. Imana igira ite ibazengereza abanyamagambo. Bakakubaho abanyamakuru bakakubaho abanyamakuru badahembwa. Amakuru bakayajyana, ukagira inshuti ukagira ngo ni inshuti, wamubwira ukamuta. Umuhanzi umwe Sirasi yaravuze ngo ukamujyana,
ukamugeza iwawe, wari uzi ngo ni inshuti, inshuti byahehe. Hanyuma agatambagira ati ariko rero burya uba mu gasaro keza byahehe, ariko kunegura ngo ariko rero ngo burya ngo ushanga ino nzu ubamo burya rero ngo burya ufite n'ibyumba byiza, we ufite ibyumba nka bingahe? Se wagize ngo mbamo inshuti yanjye, wagize ngo ntabwo ari byinshi, gusa nyine ni ibyumba 3 n'agasaro. Ati se igira dushe mu nzu na tuwarete mu nzu? Ati nyine nta bibamo, tuwarete iba hanze tukogera no muri dushe yo hanze. Ati yewe najyaga numva nyine ngo hari inzu waguze, ngo nyine ngo waguze, ngo najyaga numva ngo hari inzu waguze, nyine nari mfite amatsiko yo kugusura ngo ndebe iyo nzu waguze uko imeze, ngo ariko ngo burya yewe ngo ni nziza ni ukuri, ngo burya Imana irasubiza ariko kunegura. Ugateka nkenda wifite na crise y'ubukene, ugateka ukamugaburira umuceri n'ibishyimbo, warangiza ukamwakira ati ni inshuti nta kibazo, yarangiza akarya ati ati muza ahantu ngabira aba, ati kagira inkuru, ati buriya rero ngabire nyigiraho inshuti, ariko bwiya bangira muneke murebe niba koko iterambere niyo Mana avuga koko hari ikintu hindura koko. Ati rero burya ejo bundi yaguze inzu, yashimye Imana avuga ko yaguze inzu, ariko rero iyo nzu tasha irarutwa na ntuzi, ati n'ikiraro cy'inka pe, ati nayibonye, ati ifite ibyumba 3 nabyo by'ubuconondotori, ati kagira n'agasaro, ati katajyamo n'intebe zose nyine n'izirimo zirabyigana, ati ubwo rero ati iyo nzu ati yashimiye Imana, ati shabirutwa nuko atari gushima, ati kagira inkuru, ati nuko buriya nuko wabona agenda yirata, ati nta reka nta kigenda, ati mirire se, ati mirire uburyo barya, ati byatera abantu bwacye, ati burya ubona aba bana be badakura ngo babaduke babe bafite imbaraga, burya barya nabi. Dore amagambo Imana igira ite ibazengereze nk'uko bakuzengereje bakuvuga mu izina rya Yesu, nk'uko bakuvuze bakuzengereza, nawe Imana igira ite ibazengereze mu izina rya Yesu. Bakagenzwa n'amagambo, bagatambagira, ukabatambagiza iwawe, yewe hari n'abo utambutse ukabageza mu cyumba uraramo. Dore ngaho ndara n'umutware. Hari abagore rwose baba bizera inshuti cyane, ati ngwino nkwereka naho, ati dore n'icyumba ndaramo, tigiki yakubita hasi yasanga wenda nta n'igitanda wenda kiriho, wenda ubuzima no ku mpamvu zawe si uko utanakigura, ati muzi n'ibindi, ati burya rero atasasa hasi. Ibibazo biragwira. Imana igira ite ibazengereze mu izina rya Yesu. Ijambo rivuga ngo ibazengereze, ko Imana igiye kuzengereza abakuzengereza. Uraza kubyiyumvira uburyo Imana igiye kuguha umugisha, hanyuma bakazengera, uburyo Imana igiye kugutabara bakazengera, kuko igiye kubazengereza. Irabazengereza igusubiza, irabazengereza iguha amasezerano yagusezeranyije yose yasubiza, irabazengereza ibyo wayisabye iri kubiguha, igiye kubazengereza. Ibazengereze amagambo yabo, bazengere, noneho abakuvugaga babura icyo bavuga, ahubwo bajye bavuga ngo ariko ngo banza ngo Imana ngo rero ngo Imana ngo ya Holy Family ngo ishobora kubikora, ngo uziko ngo ejo bundi ntiyari umutindi we, ngo none ngo aguze imodoka, yego yigure, vuga uti karamaze nyigure. Hanyuma noneho ati ejo bundi ntiyari muri kode se no kwishyura inzu byanga bimunanira, ubuse bishoboka bite ko yujuje kadasite? Yego yuzuze mu izina rya Yesu. Bazengere ngo ariko se ngo ejo bundi ntiyapfundikanyaga muri karitsiye, ngo agenda acuruza utudodo n'utunyanya, ngo byaranze neza aho, ngo bishoboka bite ko agize iduka Nyabugogo, bishoboka bite ko agize iduka mu mujyi? Ibazengereze mu izina rya Yesu. Ibagira ute? Ibazengereze, bazengere. Bishoboka bite ko umuntu wari umeze nk'umuzunguzayi arimo gushakisha, ubu nawe yagira aho abarizwa? Imana igira ite ibazengereze, nawe ufite icyo ukora.
ejo bundi ntiyari umushomeri adafite akazi. Bishoboka bite ko ubu ngubu noneho ari gukora muri hoteli ikomeye? Bishoboka bite ko noneho ubu ngubu arimo gukora muri minisiteri runaka? Bishoboka bite ko ari gukorera ikigo gikomeye gutyo, ari guhembwa amafaranga angana atyo? Imana igira ite? Ibazengereze mu izina rya Yesu, bazengere. Barakuzengereje, nawe igira ite? Ibazengereze. Mutesi, bishoboka bite ko Imana hari ukuntu ihinduye amateka ya Mutesi? Gute? Mutesi tuzi uriya twagendanaga, twabonaga nta n'ikiza kizigera kimuvaho, nta n'iterambere azigera agira, nta hazanagera. Yewe ngo Imana ngo hari ikimukoreye, ngo yamuhaye poromosiyo. Imana yiguhe mu izina rya Yesu. Uza abantu baba bavuga abandi amagambo, gusebya, gutaranga abantu, aho unyuze ukajya ugira ngo hari icyo warahibye cyangwa waragize. Uzi ko bakuvuga ukageraho ukajya ugira isoni, ukavuga ati ntabwo nzajya nsohoka, ninjyana nagenda nzajya agenda nijoro. Ukajya ugenda wihishe nk'aho hari umuntu wibye cyangwa wishe. Imana igira ite? Ibazengereze mu izina rya Yesu. Barakuzengereje bakuvuga, nawe ibazengereze. Imana ibambura ijambo ku buzima bwawe Ingabire, ibambura ijambo ku buzima bwawe Mucyo, ibambura ijambo ku buzima bwawe Holy Family, ibambura ijambo ku buzima bwawe Grace, ibambura ijambo ku buzima bwawe Ngwije, ibambura ijambo ku buzima bwawe Ange, ibambura ijambo ku buzima bwawe Mutesi. Imana ibazengereze mu izina rya Yesu. Babura ijambo bazengere. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ibagira ute? Ibazengereze nk'uko bakuzengereje. Hanyuma si abantu, ahubwo turebe no ku bindi bikuzengereje. Uzi kugira ikigeragezo cy'ubukene, ariko abantu babona uko bakwataka, bakakuvuga uri umukene, uri umutindi, uri mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe, umeze nabi, bakakuvuga kubera ikigeragezo cyakwizingiyeho cy'ubukene. Kikakubaho karande, ukageraho utabona n'igihumbi cyo kugura ubugari. Ukajya uhora usenga ati Imana nyir'ijuru, uyu munsi ubu koko ndabaho ni mu nzu uhora nta kintu ufite urya kuri mano, urya ari kuri mano. Imana ikurinde kurya kuri mano. Iyo bavuze kurya kuri mano, ni ikintu cyiza kikubonekeye nka mano. Abisirayeli babonye mana ivuye mu ijuru, bari bazi ko bari bwicwe n'inzara, ariko bagiye kubona mana iraje. Nawe nukurya ari nka mano, ukavuga ati Mana umanure mano uyu munsi. Ibyo bya mano rero byatombora. Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. Wowe ikintu usabwa ni ukwizera, nk'uko abyaramwe abantu turi kumwe hano hantu nsengera. Nutagira kwizera wowe ukabyarawe ntacyo uzaronka. Niba ngusengera ukiri muri ubwo se birashoboka, ubwo se natwita, ubwo se birashoboka, ntabwo byakunda, bimaze umwaka mwinshi, ibi bintu ntibyashoboka. Ubwo nyine birakubera ko bidashoboka. Nkunda kubwira abantu ngo iyo ufashe Imana nk'inyembaraga, ukavuga ngo Mana ushoboye byose no gusama nasama, urasama. Iyo ufashe Imana nk'inyantege nkeya, ati ntibishoboka, bimaze igihe kinini, bigenda bite? Ikuzira nk'inyantege nkeya, nayo iravuga ngo ntibishoboka, ntiwasama. Iko uyifashe niko ikuzira. Uko ufashe Imana niko ikwiyereka. Nuyifata nk'inyantege nkeya, irakubera inyantege nkeya. Nuyifata nk'inyembaraga, irakubera nk'inyembaraga. Nufata Imana ko yagira ikintu ikora ku buzima bwawe, irabikora. Nufata Imana ati ntibishoboka, ugahora uganyira, wiganyira n'amarira, ntibiri bishoboke. Nanjye mu isengesho ryose nsenga, uramvuna, uraza kumvuna, kuko ndasenga n'ubundi nta kiri buze guhinduka, kuko wananiwe kwizera. Uri bumvune, ndabyemera, ndaguheka ku mugongo, n'ejo ngusengere, n'ejo bundi ngusengere, ariko uramvuna ubyumve, uraza kuba umvuna. Imana ishimwe. Ariko buriya abatizera Imana, wa mugani wa Ange, n'abatari hano, sibyo ra?
zengereza ni ubukene Imana ibuzengereze, ni amadene yazengereze yakureho, ni uburwayi ibuzengereze buveho, ibyo bikuzengereza byose Imana igira ite ibikureho. Hanyuma n'abakuzengereza abantu, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, yewe n'ababyeyi hari ubwo bazengereza umuntu, abafiyanse bazengereza abandi, abashakanye bakazengerezanya, abana bakazengereza ababyeyi, ibyo byose bizengereza umuntu Imana igira ite ibikureho mu izina rya Yesu. Imana igenda ibikuraho mu izina rya Yesu. Hari icyambere, mwokabyarawe ubu umupagani, ubu udasenga ntacyo nabivugaho, ubu ukora ibyaha, ibyo simbizi, ariko icyo nzi cyo ugomba kwiyeza ukitunganya ukaba imbere y'Imana utunganye. Ariko mu bintu byose uzatinya ntuzigere ubura kwizera. Iyo ubuze kwizera urapfa. Witwa n'iki? N'agahinda. Ntuzabure kwizera. Bibiliya yabivuzeho ngo niyo waba ugize ute, niyo wagira kwizera nk'akabuto ka sinapu, byonyine witekereza ko kabuto yavuzeho Bibiliya cyangwa Yesu yavuzeho, ngo hanyuma ngo wabwira umusozi urumbaraye ukavuga ngo mo Kigali va ahangaha, genda ujye mu Bugesera, ugahita ugenda uwo musozi ukahimukira. Mo Kigali va ahangaha, genda ujye hehe, ujye muri Kongo, usanga indi misozi iri muri Kongo, mu birunga bya Kongo bya Nyiragongo, ugahita wimuka. Nuko uba ufite kwizera. Bivuze ngo natwe dusenga, duhagarara mu kwizera tukavuga ngo Mana, uyu muntu umukize, twizeye yuko umukijije ako kanya, kuko twizeye Imana ko ikora ibitangaza, irakiza. Mu bintu byose rero utazabura, ntuzabure kwizera, sibyo? Ntuzabure kwizera. Hanyuma niwizera ko Imana izagushyigikira, bizagenda neza. Icyakoze hari igihe bibaho ko ikintu turi gusengera cyangwa urimo gusengera Imana atari cyo gihe ngo uhite igikora, hari ibindi kiri kugupangira ngo igupangire ishimwe ribyibushye, hanyuma uwo munsi ntibikunde. Kuba bidakunze ntibivuze ko ugiye gucika intege, gusubira inyuma ngo uvuge ngo Imana ngo yaragutaye, utangire wivovote, utangire utuka Imana. Vitusi Yesu nashimwe. Kuba bitakunze uwo munsi ntago bivuze ko byanze burundu. Komeza ugire ute, ugerageze unasenga, bigeraho bigakunda. Ni bangahe bagerageje bigakunda? Niba umuntu ashobora gutangira business, ni umuntu udasenga, utubaha Imana, utazi n'ibyo kwizera, agatangira business agahomba, ntacike intege, akongera akagerageza, ntacike intege. Benshi bagiye bagerageza inshuro nyinshi, ariko bikarangira bageze ku gasongero, babaye abakire, babaye abahirwa. Ba Jack Ma ni Umushinwa, wumvishije amateka y'inshuro yagerageje, ariko uyu munsi ni umukire ukomeye mu Bushinwa. Inshuro yagerageje, bari aba Bill Gates, bari uramukire wa mbere ku isi ubu ugezweho Elon Musk, bano bose ubona no mu Rwanda barimo batangiye zeru bagerageza byanga. Uragerageza bikanga. Erega ntago bivuze ko kuba bitakunze uyu munsi ejo byanga nanone, navuze kugerageza. Biranze ngo ngewe mbere rero ubwo byanze ngo si byanjye bivuye mu gerageza. Hari abantu babikoze biremera, bayagerageje kandi byaragaragara ko batari ibyabo. Gukira si ibyanjye ngo ntago byashoboka, ni ibyawe nawe byakubera. Nta muntu bitabera, nuko bitinda kuza. Iyo bitari byaza biba ari ikigeragezo gikomereye benshi, kikabananiza. Ariko uko byatinda kose bigeraho bikaza. Nta muntu rero bitabera, nuko bitinda kuza. Nawe waba umukire, nawe wabona amafaranga, wabona perimi, wabona abana, wabona urugo, wakubaka, wabona byinshi, wabona ibintu bigiye bitandukanye. Ntawe bitabera, nuko bitinda kugira ute kuza.